Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira amagara meza kandi mbifuriza kugubwa neza. Mbari bwo bwa mbere rero ukurikiranye ibiganiro ndagusabye ngo ukore share, ukore subscribe, ukore like ndetse ukore na comment. Ndakwibutsa ko ukurikiranye inama y'ubuzima ukaba uteze amatwi ikiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi rero turarebera hamwe akamaro ka karote. Iki ni igihingwa ndetse n'ikiribwa abantu benshi tudakunda ndetse bitewe n'ukuntu gisa n'uruhu rwacyo. Ariko se mwari muzi ko karoti ari kimwe mu bihingwa bifite akamaro ku buzima bwacu? Mwari muzi ko karoti ari nziza ku maso? Kurikirana ikiganiro usobanukirwa byinshi bijyanye n'akamaro ka karote. Nongere nkwibutse ko ukurikiranye ibiganiro by'ubuzima mu nama y'ubuzima. Inama y'ubuzima rero ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'ubuzima ndetse n'ibindi biganiro bigamije kubaka ubuzima bwanyu. Mbari bwo bwa mbere rero reka nongere ngusabe ukore share, ukore like, ukore subscribe ndetse na comment. Karoti rero ni imboga, ariko ni imboga zimerera mu bitaka. Ni ukuvuga ngo ibintu biribwa kuri karoti ni ikijumba, niko nabyita, cyangwa se ni imizi imerera mu gitaka. Karoti rero bwa mbere yabanje guterwa muri Afghanistan muri 900 AD, ubwo ni muri 900 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Ikomeza mu Burayi mu kinyejana cya 15 ndetse no mu kinyejana cya 16 niho yabonetse mu Burayi, ariko inkomoko yayo yakomotse muri Afghanistan muri 900 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Bimwe rero mu bintu karoti ikungahayemo nuko karoti ifite vitamine E nyinshi cyane. Ikungahaye kuri vitamine E ndetse nanone ikungahaye kuri vitamine K, kandi nanone ifite imyunyu myinshi, harimo potassium, harimo calcium ndetse na iron. Ariko nanone karoti ifite vitamine C nyinshi nayo, ikaba ariyo mpamvu karoti ari nziza ku ruhu ndetse ari na nziza ku bantu bafite ibibazo by'amaso. Ni byiza rero ko turya karoti. Dushobora kuyirya itetse, waba wayitetse ntabwo uba washe intungamubiri ifite, ndetse no kuyirya mu masalads naho ni byiza. Kandi nanone ushobora no gukora umutobe wa karoti ukawunywa. Ibyo bizatuma ugira uruhu rwiza ndetse ugire n'amaso abona neza, bigufashe kwirinda indwara z'amaso. Kubera ko nanone ikungahaye kuri calcium, nanone ni nziza kuko ishobora gutuma umuntu agira amagufwa akomeye. Ibintu by'ingenzi karoti ishobora kugufasha kwirinda, ndetse ishobora no gutuma utagira ikibazo cy'ibyo bibazo by'indwara. Kimwe nuko navuze ko ari nziza ku kibazo cy'amaso, kandi nanone karoti ishobora kugabanya chance zo kurwara kanseri. Kandi karoti nanone ni nziza ku bantu bafite ikibazo cy'umutima, cyangwa se ishobora kukurinda indwara z'umutima.
Karoti iyo wayiriye ifite ubushobozi bwo gutuma umuntu agira ibiro byiza. Karoti kandi ishobora gutuma abasirikare b'umubiri wawe biyongera ubudahangarwa, bityo umubiri wawe ukagira ubudahangarwa bwiza kandi buhagije. Ibyo ni ukubera ko ifite vitamine C nyinshi, bityo iyo ufite ubudahangarwa buhagije ntabwo ukunda kurwaragurika kuko umubiri wawe uba ufitiye abasirikare bawurinda. Ikindi, karoti ni nziza kuko ishobora gutuma utarwara constipation kuko nanone irakungahaye mu bintu bita fibers. Ibyo bigashobora gutuma utagira ikibazo cyo kurwara constipation. Karoti nanone bavuga ko ifite ubushobozi nanone bwo kugabanya isukari mu maraso. Ubwo rero bivugwa ko ishobora kugabanya uburyo cyangwa se chance zo kurwara diabete. Karoti rero ni nziza nubwo bamwe batayikunda, ariko ni byiza ko tuyikunda tukayirya. Uburyo bwo kuyirya rero nkuko nayo bivuze, ushobora kuyirya muri saladi cyangwa se ushobora kuyinywa nk'umutobe, ndetse ushobora no kuyirya wayitetse. Reka rero tuyikunde kuko ifite akamaro kandi ari nziza. Ndagira ngo mbifurize kugubwa neza kandi mbashimire ko mwakurikiranye ibiganiro byacu kandi ko mukomeje kudutera inkunga. Reka rero nongere nkwibutse imba aribwo bwa mbere ukore share, ukore like, ukore subscribe ndetse una commenting. Murakoze, mukomeze kugubwa neza.